Umunsi umwe Bakame yasanze umugabo w'umunyabwenge mu ishyamba iramubwira iti ubwenge bwawe butuma utegekera ishyamba n'ibirituye, none reka ngire icyo nkwisabira. Umugabo abaza Bakame ati urifuza iki? Nayo iti ndagusaba ko unyongera ubwenge kugira ngo mburushe izindi nyamaswa zose. Umugabo amaze gutekereza arayisubiza ati iki giseke uzanyuzurizemo inyoni, iki cyansi uzanyuzurizemo amata y'imbogo, uzanzaniye n'inzoka ireshya n'inkoni. Nubibona uzaze nkongerera ubwenge. Bakame ibatura ibyo bintu umugabo yari yayihaye, ijya ku mugezi aho inyamaswa zose zikoranira zishotse. Amashoka ageze, inyoni ziza ziririmba umusubizo, maze Bakame isohoka aho yari yikinze irivugisha ati ashwida, ntibishoboka kuzura, yarambeshye. Inyoni zibyumvise ziti Bakame aravuga uduki? Bakame iti hari uwambeshye ngo mushobora kujya muri iki giseke mukacyuzura, ariko njye ndabona bidashoboka. Inyoni ziti genda Bakame uri umunyamashyengo, reka tukwereke. Iya mbere irinjira, iya kabiri yicokamo, iya gatatu itaha, bityo kugeza igihe igiseke cyuzuriye. Nuko Bakame ikubitaho umutemeri, irarumya, yisha igiseke iruhande rw'umugezi, irinumira. Muri ako kanya imbogo nayo irashoka. Bakame ibonye iti yewe gabaka, ngo mbega ngo abantu barakubeshya, ibi bishoboka bite? Nabyemera nte? Imbogo irayisubiza iti uravuga uduki baka? Bakame iti reka ntibishoboka. Imbogo iti ese ni ibiki? Bakame iti nateze n'umuntu anyemeza ko ushobora kuzuza iki cyansi amata da, ariko njye mbona ko bidashoboka. Imbogo iti ishyengo ryawe ndarizi. Bakame izunguza umutwe iti ntibishoboka rwose. Imbogo iti reka nkwereke. Nuko igira ikihagarara hejuru y'icyansi, yivurganyirizamo mu kanya kiba kiruzuye. Bakame iti uransinze koko. Ihera kwiterura icyansi gishyira iruhande rwa cya giseke cyuzuye inyoni. Bidatinze inzoka ibirashotse. Bakame yibonye itangira kwiteresha intambwe kuri ya nkoni. Imwe, ebyiri, eshatu, iti ndiruhiriza ubusa, ntibishoboka. Inzoka irahagarara ibaza Bakame iti bite baka? Nayo iti reka numiwe, umuntu yambwiye ko ushobora kureshya n'iyi nkoni kandi nsanzwe nkuzuye ubugufi. Inzoka ikubita agatwenge iti ibyo nabyo? Ihera ko irambika iruhande rwa ya nkoni. Bakame ntiyaje yazita yihambiraho. Nuko ifata ibyo yatumwe byose irikora no kwa wa muntu. Abibonye arumirwa, amaze kwiyumvira abwira Bakame ati nkongera ubwenge kugufite naba ndi igicucu, gumana ubwo ufite burahagije. Nuko Bakame ibonye ko hari izindi nyabwenge ziyirusha, yikubura ishengurwa n'ishavu ry'uko yagokeye ubusa.